Alright, Sabrina we ubwo yivugira ko ngo hari igihe ahitamo gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo bose abonye kugira ngo abashe kubona amaramuko cyangwa se abashe kubona aho akinga urubavu. Welcome back ladies and gentlemen kuri The Mic Radio ndetse na TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa umujinya ukabije, ibyo bita mu cyongereza anger issues cyangwa se nyine uburakari bukabije. Akenshi na kenshi umuntu aba akomora ku mateka ye, imibereho ye ya buri munsi ndetse nyine n'ibyo yanyuzemo. Uyu munsi rero turaza kuba tuganira ku myitwarire idahwitse umuntu ashobora kugira ariko atari we wabihisemo, cyangwa se ari ubuzima nyine bwo mu mutwe butameze neza ariko twebwe abamubona tugahitamo kumucira urubanza ariko mu by'ukuri tutazi ikiri behind iyo myitwarire mibi. Turaza rero kwifashisha inkuru y'umukobwa witwa Sabrina. Murakaza neza kuri The Mic Radio ndetse na TV. Yes, uyu munsi rero The Mic Radio na TV tugiye kuganiriza ku mukobwa witwa Sabrina. Ni umukobwa nyine utagiraho aba, yahisemo nyine kurwana n'agahinda. Sabrina ni umukobwa ufite imyaka 20, yabuze umuryango we kubera ko umuryango we wose witabye Imana, bimuviramo rero kuba mu muhanda mu mujyi wa Phoenix ahangane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuzima bwe bwahindutse nyine igitutu gikomeye kugeza ubwo yaje kugira umujinya ukabije, abantu bakabyita rampage, ariko rero mu by'ukuri bitaro rugomo conte, ahubwo ari amarangamutima yaturitse kubera agahinda n'ubwigunge Sabrina abamo cyangwa se ahoramo. Uyu nguru rero yabuze umuryango we nyuma yo kubura umwitaho. Sabrina yasigaye wenyine atagira aho kuba, atangira nyine kuba mu muhanda nta muntu n'umwe umuba hafi. Yagize umujinya ukomeye, ibingibi benshi bakomeje kugenda basanisha na rampage. Ararira, araboroga, avuza induru cyane, yerekana ko nyine ababaye cyane, ariko nyine suko yabishakaga, suko yashakaga gukomeretsa abandi cyangwa se kwigaragaza nk'umuntu wenda uteye imbabazi cyane, ahubwo yashakaga ko bumva uburibwe yararimo. Yavuze ko afite ikibazo cy'umujinya, yigeze no gukoresha ibiyobyabwenge byinshi kandi ubuzima bwo ku muhanda bukaba rero bwaramugizeho ingaruka zikomeye. Nubwo rero Sabrina abayeho mu buzima bukomeye cyane kuri street, ko murabyumva nyine ko ari umukobwa uri homeless cyane, naza kugerageza mbashakire tumwe mu dufoto twiwe. Yabashije kubona inshuti nyinshi cyane nyine zimusobanurira ko atari wenyine kandi azikuye ku muhanda. Yagaragaye rero mu biganiro bigiye bitandukanye, wenda kwifashisha nk'umuyoboro umwe wa YouTube mu kiganiro cyitwa Roast in Phoenix ndetse no kuri TikTok yitwa Terrors from the Street. Ibingibi rero n'ibiganiro nyine bagiranye n'umukobwa witwa Sabrina, bagenda bamubaza ubuzima bayemo, ikimutera umujinya ukabije, bigamije nyine kwerekana ubuzima bw'abatagira aho baba no gushishikariza abantu kugenda bafasha. Ladies and gentlemen, uyu munsi rero kuri The Mic Radio ndetse na TV turi kuganira ku ndwara y'umujinya ukabije, uburakari bukomeye. Ngira ngo hanze hanga mugenda mubona ko abantu benshi basigaye bafite umujinya wo ku rwego rwo hejuru. Ejo bundi hari inshuti yanjye y'umujamo wanjye nyine wambwiye ati brother, uno minsi abakobwa benshi cyane kusigaye umukandira ukabona afite anger issues, ukabona afite uburakari bukomeye cyane, n'ibiki bijya mbere. Ibingibi rero ni byinshi nyine mu byo mugenda mubona ariko ntimusobanukirwe ikibitera. Inkuru ya Sabrina rero itwigisha ko hari benshi bababaye kandi rimwe na rimwe umujinya wabo uri mu buryo bwo gusaba ubufasha. Ni ngombwa kumva gufasha no gutanga icyizere. Akenshi rero iyo umuntu afite uburakari ntabwo umutura ubundi burakari, ntabwo umutura umujinya, ahubwo ukwiye guca bugufi, kuko akenshi umujinya cyangwa se uburakari bukabije ni calling cyangwa se ni intabaza. Uwo muntu akenshi aba akeneye ubufasha. Uyu mukobwa rero witwa Sabrina wibera kuri street nyuma yo kubura umuryango umwitaho, akayoboka imihanda, wabeshejweho no gukora uturimo duto, imirimo yoroheje nyine
ku bantu bamugira impuhwe, bakamufasha nyine kuba bamuha amahirwe yo kubakora udusuku, gutwara ibintu wenda hirya no hino bamutuma, cyangwa se gukora mu busitani. Ibi rero bikorwa bito bito nyine abikora kugira ngo abone icyo kurya. Nubwo rero bitoroshye, rimwe na rimwe asaba abantu bamucaho amafaranga cyangwa se ibiribwa, avuga ko atabikunda, ahubwo rimwe na rimwe nta yandi mahitamo Sabrina aba afite. Sabrina kandi ni umukobwa nyine utangajwe ko afite n'ibijyanye n'impano, azi kwandika ibijyanye nyine na art, ariko mu by'ukuri avuga ko uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima bwo ku muhanda butamwemerera kubikora kenshi. Inkuru ye rero nk'uko nababwiye yagiye igaragara nyine hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru y'ingimpamo, ni umukobwa nyine uri mu mihanda ya Phoenix Street nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So wenyine haba hari n'abandi ariko dupikinga inkuru nyine igaragara cyane, cyangwa se inkuru ushobora we kwigiraho ukaba watabara abakuri hafi mu buryo nyine bukoroheye. Yes, uyu mugore rero mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro Terrace from the Street yigize kuvuga ko ngo rimwe na rimwe aryamana n'abagabo kugira ngo abone amafaranga yo kubaho. Ibi yabivuze rero atabihisha, yabivuze nyine ku mugaragaro. Abivuga yuko ngo abivuga mu buryo bw'agahinda n'ikimwaro nk'uko byagaragaye mu mashusho. Umukobwa rero urumva yuko ibintu bya nyine biri ku rwego rwo hejuru, ko urumva harimo abamuprofita, bamukoresha imibonano mpuzabitsina kugira ngo nyine bamuhe amafaranga cyangwa se ibyo kurya cyangwa se icumbi. Umukobwa mwiza, uraza kugenda ubona amwe namwe mu mashusho yiwe, ariko nyine abana n'ubumuga bwo mu mutwe ndetse n'uburakari bukabije akomora ko kuba yarisanze mu buzima ari umwana mutoya udafite cyitabwaho, kubera ko umuryango we watabarutse. Guhera ku myaka 19, uyu munsi afite imyaka 20, amaze imyaka 2 kuri street, n'ubuzima bukakaye cyane, ari nabyo rero bimutera kuba atabasha nyine kuba umuntu unyuzwe na sosiyete abayemo, cyangwa se umuntu uri polite abantu bashobora kuzana muri sosiyete ngo akomeze ubuzima busanzwe. Ni umuntu ukeneye ubufasha nyine bwa counseling ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kugenda bimufasha gahoro gahoro. Ladies and gentlemen, nimba rero ubona abantu b'inshuti zawe benshi bafite uburakari cyangwa se umujinya ukabije, uhita ubatererana. Akenshi mukunda kubona abantu biyahuza inzoga, ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, mukavuga ngo ni amahitamo yabo cyangwa se ngo barananiranye, ariko mu by'ukuri akenshi saba ari amahitamo, nubwo baba babikunda, ahubwo nibyo bibaha amahoro mu buyobe, ibyo twakwita nk'ubuyobe isi n'ubuzima biba byarabajyanyemo. Yes, ladies and gentlemen, nize ko iyi nkuru nyine y'umukobwa witwa Sabrina hari icyo yongereye ku ntekerezo zawe cyangwa se ku myumvire yawe. Umuntu wese urakaye uko aba yabihisemo, umuntu wese ufite umujinya, umuntu wese udashobotse muri sosiyete, akenshi na kenshi ntabwo biba ari amahitamo yiwe. Rimwe na rimwe tuba tugomba kwitonda, tugashishoza, tukabanza tukareba icy'ingenzi mbere yo kujajinga umuntu uri muri situwasiyo ikomeye. Inkuru ya Sabrina rero si yo gucira umuntu urubanza, ahubwo niyo kwerekana uko ubuzima bushobora gusenyuka, n'uko abantu nyine bashobora gufatwa nabi igihe batagira aho baba. Ni isomo rikomeye ku bantu bose, cyane cyane urubyiruko, ku bijyanye no kumva no gufasha aho bishoboka. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze guhitamo The Mic Radio ndetse na TV. Tuzadukomeza tugende tubashakira ibintu bigiye bitandukanye bigenda bibafasha kugenda mwunguka utuntu n'utundi, bidufasha guhindura imyumvire kandi tunarushaho kugira umutima w'impuhwe ndetse no gufasha no kwiyumvisha buri situwasiyo duhuye nayo. Ushobora kudufunga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, dukoresha Boss Kabutura. Ntibibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. It is the same place, the same house and the same vibes. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. Nyita Boss Kabutura. Love you so much ladies and gentlemen. Bye bye, ciao. I'm out.